maze tumenye naho turuka uruvunja kukaro kubita wakoze grand frère. Halo nkuwampereza amahirwe ngafata inshinzi yo kuri MTN. Noneho mama paka ati ni igiki ngumye gusubira nashobo uravuga urasizo uravuga urasinze uravuga urasinze ariko papa mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo kamenyero yenze nyina. Wowe warakize ukireba filime zimya umuriro sugura zimya Nzimye kubera ko byagenze gute? hari umuriro ugura hari umuriro ugura Ntago biri mu nshinga. maze abantu tureshya bariyemera so wajya umenya ko tureshya Kabore byumbwiye se no kubahamo gake. nuba Ariko ntuzongere bakubabariye. gukora iki Shatani gufasha iturutse. oya umuriro usigaye warahenze. Umuriro usigaye warahenze biri muri bije yawe kuwugura ku buryo waza ukankontorora. Wese biri muzawe izi sani zo kwiga ntago ari zo kureba televiziyo kandi nta n'umuriro ugura. None se nimba ndashaka kwiga cyangwa nimba ntiga biragenda ute? maze abantu tureshya bagira ivogonyo. Oya nimba utangiye kunsuzugura wambwira nkabimenya mbere yuko nza hano nari mfite ahantu nahasubira bikarangira ariko ngiye ntunsuzugure. waba utugiriye neza kuko ibyo urya urabikonsoma cyane uratubangamiye. Nyine baburetse ariko baby karaho hero umenyera uzi ndi iki kuri wowe? uri igiki? Uzi ko ndi nyokorume none ukaba uri kunyifatira uko wiboneye. natwe mujye mubanza mutwubahe nk'abantu badukuriye. Nyine turakubahira iki? muri iki gitondo ubyutse ureba televiziyo nta soni uba wumva ufite uri no gusinzira muri izi ntebe utanaguze. Shababy ndi kubona wanzindukiye kamve hano ntaza kukuriza. hoyagira vuba ngiriye neza wajya no koza turiya dusahani turi hariya. yaramwaye none yavuga ati se umuntu n'ubwogoye amagambo yamurenze tumanuka umuhanda wose ariko nta story mo yarakujyanye buriya nimvuye kameme sejo bundi nuko nyine nese rumeze ute bebari ajya avamo abari kwiga ngo da ariko nibyo byiza nzaba ndeba no wiga nose ntago abikwereka baby bizatuma atazaho 40 se se kandi nuko yize nose wowe ko wize wajya umufasha ndamufasha babiri ngo mwaranze naho ndi kumufasha buri gihe arasetse iyo vura se rahita ryari ngo nigendere tubundi bujya hehe giye ngomba kujya mu bandi bagabo reka nose ubona utagorobye twebwe wagiye uduha umwanya ntabwo tuba tugukeneye nawe ntabwo naguhaye minota ingana mu kanya urabugiye nyine gusa intebe zanjye bamaze kuzisazisha kuryamamo gusa se ujya bari abana sinzi hari umusaza wawe uriya gasohoka urashobora kuzihindura nyine kirihindure se baba bari mu biki hindura bo no nkaho igiye guhita ntuzagenda utariye ahubwo se ntabwo birashya ntabwo birashya nasigaye inota mike ko n'ubundi ubona ko imvura yari ikiri kugwa nawe urakabya ahubwo umaze ujya kureba ko ibyo bihiye
nese uri gukora akazi kakuzanye buri kanya se majya kureba ko ibyo bihiye ko nawe nyamara ubitekerezeho ko n'ubundi urabyaza wowe ni hariya tu mukuru wese kuza kuguha nyoko uzane n'umupira w'imbeho bro bimeze bite ntabwo bimeze babaye iki ko mu tuntu tw'utugiripe n'utunanjini kwaye ni igihoramo uyu munsi se za telekomande nawe birangiye uyimena ko tutayiryamira ntabwo ahubwo tubira nk'uko usanzwe ubikora nyine sister yes ahubwo nakamukubajije kuko njyewe mwasize ndyamye buri bwo kibyuka mubonye njye mvuye si mubonye mvuye ariko ubwo ntabwo mbizi cyangwa ubwo aracyaryamye ntabwo yagize isi ndyamye nshaka kubafusha mba bakiryamye ari kumu ibyo ni ibiki ubutangiye sinashoboye zawe yahabura ahubwo si agapeti kabo kuko ari nari ndi kumva kariri mu masuku niko kanabyukije ubona kavugishije wajya ugafasha kandi nibyo muhora mupfa nuko bimeze hari igihe tuba turambiwe gukora abana tukaruhuka ariko wanamugani ukoze wazakura ryari uzi ushatse kumvikanisha iki eko bebe karamba bite byawe ni byiza umeze neza nta kibazo ufite meze neza ku ishuri biragenda iyi biragenda ariko papa ku ishuri ari kudusaba n'amafaranga byo mubiretse amafaranga y'ishuri okay none se ejo bundi ko naje hano ngasanga mwembi n'agasongo nta mwuka mwiza uhari bimeze bite nyine gasongo aramenyera wiki aramenyera ariko papa mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo kamenyero yenze nyina iyo migani se wayikuye kandi none se papa ntabwo twiga ahubwo ikibazo cyawe ni uko utishyura umuntu mukuru arifata akabyuka areba televiziyo umuntu mukuru arifata akabyuka ajya kureba n'ibyaraye shano ukuri n'ababebi ntushake kunseka burya ntabwo bisekeje ahubwo birababaje ubu iki nicyo kibazo mufitanye hano nicyo kibazo ahubwo uvuze kuri ibyo byo kujya ngo mubone no kureba televiziyo si ikibazo ariko ikibazo muri gusaza intebe zanjye nako nakamubwiyeho numva nyine ntabwo tubyemeranyaho neza niyo mpamvu waje ugasanga turi gutongana ubundi ari gasongo ngwino hano niko gasongo iyo uza ugatambuka hano muri salo ukaza ukicara udasuje abantu usanze muri salo wumva nta kibazo ufite bofu ngira ngo nabasoje ahari banza mutabyumvishe ubwo ushatse kuvuga ko ndi igipfamatwi ntumva oya bofu ntabwo ariko bimeze ahubwo nyine wowe ni uko uba ushaka kubifata uko bitameze none se reka tuve kuri ibyo ngibyo sibyo muri iyi nzu mwembi na bebe mufitanye ikihe kibazo kandi ahubwo icyo ari cyo nari ndi gushaka tuzaganireho numve nyine ikibazo gihari turi nimba hari umuti wacyo waboneka gikemura wowe ufite ikibazo kimwe winjira hano muri salo ukurira intebe ugacana televiziyo ugakonsoma umuriro utari bugure uri kumva ibyo bintu ari byo ukabyukira mu masahani nk'umwana mutoya kumva ibyo bintu bikwiye koko rwose bofu ndakeka rero uyu mwanya mwiza wo kuba watuganiriza ukareba ikibazo buri umwe afite tukagikemura kuko ibintu aba ari ibintu bigaragara ukuntu ungana ntabwo ndi umuntu wo kurira ku ntebe wo kubyukira mu masafuriya wo kubyuka ndeba amafilime yego nabikora ariko igihe ndimo ntabwo kibinyemerera ahubwo ukuntu ngiye mbyumva
numva nyine no kuzindukiranwa amasafuriya nta kibazo hari igihe aba yaradahaza akabyuka arya ahubwo ikibazo nyine ni uko ashobora kubigira ingeso kandi ingeso ikura. Umva rero basha iyo mikino yanyu ntabwo nyishaka muri ino nzu. byumvise Ikintu ndi gushaka wowe ukwiye kubaha nyokorume. ako papa hari igihe mutari Oya buretse ceceka singanye mvuga nawe uvuge. Ukeneye kumwubaha mu kubahana. Uri kubyumva? Nigiye mu kazi ibyo bintu byanyu mugire uti mubikemure. ariko papa nizere ko nawe yabyumvise. Wowe niwe ufite iteko ndi kubyumva. ntaryo ahubwo ni uko utari kubasha kumva ikibazo ariko uko usigaye ugira ivugonya sha ntabwo ari ivugonya. imbere usigaye mvuga nawe ukavuga wowe. Reka nkubwire gusora menya ko bebe nyine aracyari umwana sibyo ukeneye kujya mugendesha gake ibintu byanyu byose ko muri izo wapi sibyo uko bimeze. Mbese harya wowe uzasubira ku ishuri ryari? Uyu munsi turi kwa kabiri ubwo ni kundi wa kabiri. Esa turicyeza injira. njyaje nkomanga kangahe mu rugo rwanjye? Oya umwanya wowe uri kubona rinde wihuta noneho ko mbona wanezerewe. ko wicaye ngutegereje. urantegereza se ndi hejuru? ese buriya mutarataha? Hiyo ni mambo ya wagore. Wewe noneho Urambaza iki? ushaka kugira ngo njyame. Niko na deni yako. Ufite deni? Urari mfite nese ko watinze gutanga jinze. Kafashi. Kugize hano mushi wawe inzoga byagenze. Fungura. Fungura. Shana gushakiye wowe. Tazorohada. Bebe, toka. Toka bebe. Kangufungura ugiye kurya. Bebe. Nabyo se bigiye kubikiba. Bebe. Uramfungura wowe urabona nacitse amaboko wowe. Wayifungurira ugiye kuryama. Kafashi. Urambaza iki? Cyane no wasindiye ko. Uvuzeho? Ngwere bakwa. Unagize ute? Wasindiye he? Nashoboye uravuga unasinze wowe. Uravuga unasinze. Uravuga unasinze wowe. Uravuga unasinze. Ngenza kwica. Zakwica wewe wowe. Solo unasinze. Nariso ni wowe. Haya shenge. Peti yangu mbwira vuba vuba ikibazo kirano kizakemuka bigenze ute? Ejo bundi nawe tumbwira ngo uzajya ku ishuri kwa kabiri tugeze kwa gatatu. Nyine ubwo hari ukuntu byagenze. Ibiki byagenze gute? Amafaranga ntabwo naguhaye cyangwa warari 15,000 biri kuburaho nibyo byatumye ujya ku ishuri? Ntabwo ari 15 biri kubura. Wenda ibyo tubyihorera. Uzi ko hano tuba atari mu rugo. Ibyo bintu urabizi neza. Nane se iyo ujya gushingaza ku mwana w'abandi wumva nta kibazo ufite. Yego grand frère biriya bintu mba ndi kubirebaho ariko nyine nkabona ntacyo nabikora. Ndabizi neza ko hano atari mu rugo nta nibwo
ubona nitwararika ariko nyine hari aho ibintu bikugera nyine ukumva ukomeza kubireba nyine gutyo bitaba bihagije. Ku ishuri ho nzajyaho kuwa gatanu ariko ndigushaka manzi nkemura ikibazo mfitanye na baby kuko kuva aho nani bofu yari yabimbwiye deregiteri abatanze itegeko pe kuwa gatanu nibwo uzajya ku ishuri hasha wiza ngahe ntayo ndiga kuko ntabwo nari bwasoza. none se nyine kubera iki bashyiraho itegeko ryo kujya kwiga aho kugira urikurikiza ahubwo ukazana ubugore nyine nk'uko wanze kubyumva wowe wavuze ko ari Kenza abura kandi kuri njye ntabwo ari Kenza. umva sha niba atari Kenza abura harabura ngahe harabura amafaranga 20,000. ese wari wambwiye urarebye ubona gufata 20,000 nkabiguhereza aribyo byananiye hapi ntabwo byakunanira ahubwo narategereje nk'uko nari nsanzwe tegereza ngiye kugenda ku kazi nintaha urayansaba kandi niba udashoboye kwitwararika urasubira iwanyu sindi kujyana nawe maze tumenye naho uturuka uruvunja ku karo kubita murakoze grand frere. baby karame ufite abasore bari guhamagara baraje kamaze gukura ese wari uzi ko ngaburira ibuye sinzagukira ndakujije uyu nguyu iyo igihe cyo kumukwa nikigera njyewe uzaciraho igiciro kuko wamubyaye none atakora hano aka nakishywa kanya nkunda nitwa wawe ko se umwana wa sister se bitandukanye kuko yakuwanje sibyo bebe aya nawe wonkere wanaranduje ugera ugakabya gute se narakuze ntago ari ugukura kandi ndi kubibona ahubwo se wa mushuti wawe ari hehe wonkere wundi aha reka icyo gikuri kuko iki ntabeshye se mama nawe yaragiye arampfunyikira ubu se ngewe ari ikintu napfana na kiriya gikuri ngaho kuva ryari ako bebe sinakubujije onkere wiwe ari gufata onkere wawe ukamwitinga igikuri ntabwo nakubujije kwitanya ko rumenga ni igikuri kandi wasanga ari wowe umugiriye iyo nama nyine ariko ugiye kundenganya nawe birirwa bakinana ubwo ni ukuvuga ko umushyigikiye nawe umushyigikiye ariko narakubujije nizeye ko utazabyongera urumva banyumvishe nsezeranya ko utazabyongera sibyo kuva naza hano ntabwo uransuzugura ariko we mpura ntambuka numva muri kurwana imenya uriya ko mureshya ntabwo mungana sori gato utambwira ko ari bofure wakoze ikosa iki gisebe kuva ryari ufite ibisebe ikibazo se nyine mbwira niwe bite mwivuna ntabwo ari we ariko nawe naringize umva be kugira ngo ubabarire ubwo cyakoze ndafata nk'ibyumweru 5 ntongera kugurira utundazi kuko urambabaje usabye imbabazi niba ushaka kumusaba imbabazi ntabwo uzinsabira hano baraza gucunga ntashye nimugoroba ujye wasinsaba ariko bebe ko nswanya narakubujije kwitanya ko rumenga mu gikuri wabigaruye gute kandi Mary we ntabwo uri kumva ikibazo mfite nuriya monkere w'igikuri aramenyera urongeye kandi igikuri nanone ariko nanone reka nkubwire ntabwo nzongera ariko ubanza unsabira monkere imbabazi nzeza kutazongera rero ntabwo nzongera kuko ziriya ndazi ntabwo nazihomba ngewe ntabwo kutazongera ndamusaba imbabazi wakoze cyane yego kazungu delivery se ntabwo mwazikoze sori gato mbanza uvugane na bofu mubwire uriya mukontabure wa ruguru wanaba ari ubyitaho ejo nzaze mwarikemwe bofure imeze fresh sawa gutya niko gutaha nyine ariko umutima se byaye ni ibibazo reka turwaye mu gitondo dukora kumva rero gutaha saa 9 nese ko musanze hano wowe watashye ryari njyewe yese umunsi nagiye mu kazi aho iki ntabwo nagiye mu kazi cawe intungo mwese ni icyatumye utajya mu kazi ku kazi nabaye mugaritse gato gatoya mumbwira ko ni byinshi biki
Nese ni iki cyatumye baguhagarika? Ni birebire. Iyo niyo mpamvu yatumye baguhagarika kuba ari birebire se? Bofu w'incanga. Ibyo byo ntabwo ari ngombwa n'ubundi. Ni impamvu bwite. Ku buryo ntazimenya se? Utambwira ko ari cya kibazo cyawe cy'inzoga. Bofu ni ukuri inzoga zigukura mu bagabo pe. Jya wihangana. Mu by'ukuri inzoga turazinywa. Ahubwo tugereze tumwe gake nyine. Ese inzoga zihurira n'akazi kawe? Nese wambwira ko ari iki cyatumye bakwirukana? Just insobanura nyine mbyumve. Nakubwiye ko ari impamvu bwite ariko. Ntarebi. Sister Liz. Kuva igihe nicare hano ntabwo nigize mubona. Ariko kare narutse ari kumwe ngo agiye gusenga mu gitondo nyine. Umuntu uri hano ni Gasongo na Baby. Kwa kane se basigaye basenga. Gasongo na Baby. Okay, Baby. Baby ndamukubita akanyafu. Dufitanye amasinde. None Baby ko ni kumva yabaye Baby muri ino nzu. Dutewe nta kibazo ngiye hagati yanyu nta kibazo. Kari nk'agakobwa. Baby ari muri ino nzu. None se ni iki kibazo cyari? Nyine kuvuga ngo aje bundi. Oya, ndi kubona utangiye kubigira ibintu bya grave ntabirenze tu. Ntabirenze ahubwo nuko aje nyine hari akadefo twahuriyemo. Mbwira ko kugira mubabarire hari uko nyine kuko buri kimwe namuzana gutubenya sinzi nimba yarabikubwiye. Namubwiye ko nyine mbaye mbihagaritse urumva kandi ntabwo yigeze anyereka ko yahindutse icyo kibazo gusa nta kintu. Oya Baby ariko sinzi ikibazo afite hano. Kuko na mukanya bari kumwe na Gasongo hano ndi kubwira ibibazo ndabyibutse kuko nigeze no kubwira sister atangira kumbwira ngo ikibazo muri mwana afite n'iki kubyo Gasongo ntabwo ngiye ari icyo pe. Ni ukuvuga ngo Gasongo na Baby impamvu ashobora kuba bashotora nuko birirwa n'isubu wakora iki. Kwanza Gasongo wenda munyanganye kubahuka. Gasongo muri inzu umbwiye koko arimo ntabwo yagiye ku ishuri. Uri mu biki yara? Okay. Nta kibazo. Wowe dufitanye amasinde urabizi. Kandi niwe ndi kubona ari buze kugarukaho. Genda. Yewe yaramaze kugira ngiye gushyira. Genda imbere. Genda ugacapurishe vuba uhita uzunyegere nyine kuri ya gahunda. Sibiwe. Nuko nyine urumva nabibwiye sister ahita ambwira ngo we na Gasongo nyine ari ukundi kuntu babanye. Ndavuga ati okay kuko na Gasongo yigeze kubinganirizaho. Ndavuga ati Gasongo impamvu ni ukubera kwirirwana nyine urumva abantu birirwana utudega twinshi bagenda bakora iki bagenda baduhuriramo. Niyo mpamvu wenda yabonetse ariko ngiye hagati yanjye n'umwishywa wanjye rwose tubanye neza pe. Taba ku telefone wasanga twongeye kugira umugati baguhamagaye mu kazi. Ni message. Komeza umbwire nta kibazo. Ni ibyo nyine ahubwo ngiye nyine nuko ndi kumva nkumbuye sister. Nkumbuye sister. Kandi n'ejo bundi nigeze kubona sister afite igikomere gusinza ahantu yagikuye. Ukoro. Yaje. Reka shaka umugoroba wo kumbonye ndi butaramire sha. Ahubwo reka ze nitegure vuba nze. Sawa nari. Ntabari. Urashaka iki se ko ntabari? Urashaka. Somo ngize gutya. Sejyaga gukubita byagenze. Pakati. Araniga. Uvuze ngo pakati? Noneho mama pakati ni igiki?
Ningumye gusubira ubu. yagururiyemo ibifu ariko niwe wabyiteye ujya kumubaza icyo yabaye Yatashye yasinze. Amazi. biramuzikoraho akoreka amanze kuzanira amazi wansabye inzu binsobanuriye Gaho wese kuryamye hano byagenze ute fata ubanze wipima agapira sha ntangira kuvuga ngo bro wawe ntajya kugurira fata ese wabaye iki wabaye iki se tetu yawe ni kuva kwa mbere kugera ku cyumweru wabaye iki kiravuga ko nutagashima urebe na kano ari n'utundi nazaniye bari abapeti wabaye iki gaho byari muri seriye urwaye se byagenze ute zinakibaho ndakubabaza ko byagenze gute nizamara bebe nyine ndabizi ko ari sheri yawe nizamara rero nongeye kurwara ukwiki uriya mugabo yatinyutse arongera gukoraho muzi ubu mwapfuye iki noneho ndumva haranashyushye nyine yakuniza yaje yongeye gusinda tena sha wibeshye nijoro ntabwo twatahanye ejo nibwo yabikoze utangiye gukonja se none se duhamagare muganga bitera stress ntabwo bibura alo izi nshinzi zo kuri MTN man we Gasongo Zita kubana. kongo iki Zita kuri Gasongo. kene sanzwe mwitaho nyine Na bebe. Umuntu mukuru asigaye. cyakoze ndi kubona abana akubwengeje pe Uzabite. kanongere kumugana muganga Bebe ndatumye amazi abiri. zana amazi Shaka bebe. Zana amazi. yego hasi ibi bigoryi mana Gasongo we Gasongo sister ntugire ikibazo bibaraje zana amazi tumuhereze fata umwe amazi ngaho yaje we Gasongo sister mama bebe ngwino hano mama bebe usuvuye mama nisabaye iki mama Mwana ntabwo ari guhumeka. Gasongo murambwira ibyo mwamukoze none se so twaje ngewe nje nsanga ameze gutya so mwari muri kumwe kazirongere wese ko yambwiye ko yagutumye amazi wari ukiri Ahubwo se aya mazi ni ibiki byari birimo? cyangwa z'abaganga nazo hano nk'uwampereza amahirwe ngafata inshinzi yo kuri MTN Bofu we yari nose wari uri kubona nyine bana yanjye nk'ubu ngubu ni urugendo ute mana sister nk'ubu ngubu uradusize bofu ubu ngubu wari ubaye iki nk'ubu wari ugiye kurwana n'umugore nuko kwihanira bitemewe icara hano icara hano wari unyishe reba ibiki nose wese yabaye iki wungutse iki siko mu neza narwiyame wowe yabaye iki se nose bano bari kurira ari uko nyine ari ibintu bishimishije bebe byagenze gute bebe nkaho ukumbaza iki uko wabigenje niko byabaye wowe iki nagabanje umuteto tuza umureke siko ari mu rugo rwanyu muri kumbwira ikintu cy'ikigabo kitabasha no kugira ipfunwe ry'ibyo cyakoze paka ariko sha ibyo urya uzari nibo wabihashya hano wowe wiruka rwasa aho yego ntara ni stress nyine ko mufite umuteto sha twagize ibyago ngo iki mwagize ibyago by'iki
ihene yapfuye se sinabimenye. nuko nyine Niko n'abaturanyi baje bebe bagende kumva umuntu ugwamagara. ni nka metero imwe nyine na 80 gutyo. Metero y'iki? Ni iki mugiye gushyingura? Ni itungo, ni inkoko, ni iki? nuko nyine kwakubanye Siko mushobora kuba muri seriye. ikibazo cyawe ufite joke zitaraye. Unguki? wese umusaruro w'ibyo wakoze se enjoy. Ntabwo bishoboka. Mama bebe. nkurikije ikibazo cyabaye ejo bundi urabizi ko iyi mitungo nta na kimwe ufiteho. ese niba uhamagara mu mudugudu rero ngo aze tugire akantu tukugenera dore tukuretse ntaho waba. uraza ko n'umwana kubera ibintu wakoze ubu gutya ari kwa muganga. duhageze injira arafunguye. Mwongeye kwirwa. Mwitabiriye ubutumire mwampaye. ngira ngo nk'uko nabikubwiye nafashe umwanzuro nyine uko tugomba gutandukana n'uyu mugabo kandi tugatandukana binyuze mu mucyo. ni ukuvuga ngo noteri kugira tumugereho byatugora. niyo mpamvu navuze ati reka tubanze duhere ku nzego z'ibanze wenda tuzajyana dokima wanditse kwa noteri mu murenge. Ndabyumva. None se mbere uko umpamagara mwanje kubivugana na bofre wawe mugira imyanzuro mubanza gufata mbere uko umpamagara? Oya urumva ntacyo ndi kuvugana nawe kuko aka kanya imitungo yari ya sister aho amaze gupfira ni njyewe yayiraze. Ni byiza. None ndabona mwebwe muri basaza nta mwana bagiranaga? aramufite hariyo ko ndamubona. sinzi niba wibuka neza nabikubwiye kuko bitewe n'ikibazo cyabaye ejo bundi umwana nyine yahise ahura n'ikibazo cya trauma gutya ari kwa muganga. uhita uvangira ukorora ubusa gutya ari kwa muganga. tudatinze mu magambo urumva ndi hano ufite n'andi burya nyine imanza bari nyinshi mu mudugudu utagira ngo tutakoze icyarya babyita gute tutijanditse mu magambo cyane mwambwira hano mfite amaresi nkoreraho abantu bo mu mudugudu wanjye tukajya ibyo twandika niba mwabyemeranyijwe. urumva oya mudugu hari ikintu utari kumenya cyangwa tutari gusobanukirwa neza. ni ukuvuga ngo hano nta kintu turi kumvikana. icyo twakumvikanye ni njye na murumuna wanjye tugomba kumvikana tugafata umwanzuro. umwishywa wacu si ukuvuga ko tumwanze, hari ibintu tugomba kumugenera. ubundi umwana niwe wari uw'ingenzi byose. ndumva na papa atagize icyo abidisikitaho numva twatangiye. umwanya n'uyu agira icyo avuga kandi ntitwitinde kuko hano ntabwo ari iwanyu. ijambo ni ryawe rwose. nagire vuba n'imvura iri kugwa asohoke. numva nta kintu cyo kurenza aho afite. wambwira amazina yawe? amazina yawe? no kwizerwa Anastase. nawe rya maestro watubwiye ni ukubeshya. wowe wagade black uri na maestro mu kwica. umwana mumugeneye ibihe ko umwana we bamwita gute? umwana yakubwira ati ntabwo ahari. aramwibuka sawa Keza Janine. mumbwire nyange ndabura umuntu wese mumbwire.
ni ukuvuga ngo uyu nawe bamwita Gasongo Eric. Nimba uri kotinga urayikotinga, gusa nyine ikintu kimbabaza ni kimwe, ni ukuntu uyu mugabo aza gusaba sister yaje atubwira ukuntu yitwa Maestro. ariko n'ubundi ni ko Maestro uri Maestro mu kwicana urumva. Ariko ikimbabaza ni ukuntu twari tuzi ko umwishywa wacu nawe bamwita Bebe, tukaba tubwiye ko ari Keza. Urumva ni umugabo wese we amazina yo kuba wahemba umwana mu rugo ntabwo abaho. nose turi kuburana, aka kanya cyari kiduhuje cyarangiye. Urumva gutyo uri umugenzi ku muhanda nawe ndi umugenzi ku muhanda, ahubwo usibye ko wenda umudugudu atarashyiraho ijambo rya nyuma ugenda kwibaza ikintu kiri gukora mu nzu yacu. Ahubwo bo aka kanya rero njyewe sinjya gutanga umwanzuro, ntabwo ndi nyir'urugo, nta n'icyo ndi cyo mwino famiye, ariko muri mu mudugudu wanjye ibyo murabizi, nta nicyo twaguhamagariye rwose kugira ngo baze mugabo abajene ibyo bavuga ngo gusa ntacyo warenzaho, mu rwego rwo gutanga amahoro n'ituze ku baturarwanda baramubara ariko nyine bari akanya ntabwo bakiri bo, kubiko se wakoze nawe urarizi kubatwara umuvandimwe buriya ntabwo ari ikintu atababarirwa na buri wese, kugira ngo nawe batazaguhemukira. Urumva wakifatira inzira ukigenda, niba ari pantaro yawe, pasiporo, icyo ari cyo cyose cyawe kiri hano kizwi ko ari icyawe ku giti cyawe, ukisohokera amahoro batari bakugirira nabi. cyakoze iki umva recording ahangaha, wenda ngende umuntu w'umugabo ijambo mvuze ndihagararaho. Yego, iriya nzu andika, iriya nzu iri mu Kamutongo bakodesha 5,000 ku kwezi, niyo nguhaye. Cyakoze nabwo azayijya muri abo muntu irimo nayivamo, yishyuye amezi 5. none se ndabinginze, mu by'ukuri byarabaye kandi byabaye biturutse ku makosa ibyo yanjye. byarabaye, waramugwengeje rwose, nta nubwo byicuza. oye kubyicuza kandi rero mpfukamye hano kugira ngo mbyicuze. yego mu kinyarwanda baravuga ngo wemeye ideni ntafungwa, ariko nta n'ideni turimo rwose. n'uwemeye icyaha agabanyirizwa iki igihano, ariko aba yagihawe. nyamuneka nkanjye turi mu muryango, ibibazo hagati yacu niko twagakwiye kubanza kubikemura mbere yuko bigera kure. ariko njyewe ngaho banze mbagira akantu, njyewe buriya akanya umaze kumbwira ngo ikibazo cyabaye runaka gutya, akanya nanjye mba ngomba gutanga raporo ku bankuriye. Urumva buriya icyaha cyo kuvuga ngo kwica umuntu ni icyaha gikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aka kanya ntabwo bikiri mu maboko ya Rwaga, uyu nguyu arya bamwita gute, Gasongo, ntabwo bikiri mu maboko yanyu. Kanya ngiye kugenda ndange ikirego ku kagari, ukagenda nabo bagitange ku murenge, umurenge ugitange ku karere, akanya nabo kagitange ku rurenge. Nawe Gasongo na gofre wawe ndagiye mbabwire ngo icyari cyanzanya nagisoje, urumva ngiye mu bindi sigara Nagera kabisa. Murakoze. Erega nawe nimujyane kuki gusigara hano? ubumva uko ntari kwivugisha cyagenda ugabanye imikino hano, imbabazi twazitaye kwa muganga. twakubabariye tuguhereza inzu, ubwo amafaranga akarimiro kwenda gafite, ndaza kukohereza udufaranga urebe ko wakifashisha muri iyi minsi. kuko mwanze kumbabarira, turakubabarira uzagera kuri uwo mwana. Cyagenda ugabanya amagambo.